Ikaze mwene data umuvandimwe wacu aho uri hose inshuti yacu ikunda ikiganiro cy'umunsi hano kuri PUREGOLD TV y'abakristo mwese ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu kandi nshaka kubagezaho ijambo ry'umunsi. Uyu munsi wa none ni umunsi mwiza cyane, umunsi wo guhimbaza Imana, umunsi wa weekend, umunsi wo kuwa gatandatu itariki ya 14 z'ukwa mbere 2023. Uyu munsi bene data turateranye hamwe mu buryo bw'umwuka imbere y'Uwiteka dushimira iyi Mana idukunda, Imana y'Abisirayeli, Imana yawe nanjye, Imana yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aduhindure abana bayo. Twayishima dutese ntabwo twabona uko tuyishima. Ijambo ry'uyu munsi turigiye kurebera hamwe, turarisanga mu gitabo cya Yesaya, cy'umuhanuzi Yesaya, mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 43 ritubwira ko ibyakera byose tugomba kubyibagirwa tukabishyira ku ruhande. Reka dusenge. Mana data turagushimye kubw'amagambo meza uduhaye, kubw'ifunguro ryiza utuzaniye ku meza yawe meza, turaryakire kandi dushima byose tubisabye mu izina ryawe ryera. Haleluya, amen, amen. Ijambo riravuga ngo ibyakera ntimubyibuke bene data, ibyakera ntubyibuke aho uri, ibyakera ntubyibuke ngo usubize amaso inyuma wiko ibyakera, niko ijambo rivuga. Kandi ibyashize mwe kubyitaho, bya bindi byakera, bya by'umwaka ushize, bya bindi byabaye kuri Noheli, bya bindi byabaye ku itariki ya 31 z'ukwa 12 2022, ibyo ni ibyakera byarashize, ibyo ntubyibuke. Bya bindi byakubayeho umwana muto, bya bindi byakubayeho ntubyibuke. Umwaka wararangiye, turi imbere, turimo turatera imbere dusingira amasezerano mashya. Ibyakera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho bene data. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ni ku Imana data wa twese Uwiteka papa wacu atubwira. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Haleluya. Imana igiye kugukorera ikintu gishya, hahandi wabonaga bidashoboka, hahandi hari ubutayu, hahandi hari imisozi, hahandi hari amataba, hahandi ubona bikomeye, hahandi ubaza uti bite. Imana izanye amasezerano mashya ku byanjye, ku byawe. Haleluya. Tega amaboko wakire amasezerano y'Imana muri uyu mwaka. Akira ibyiza byinshi, amasezerano y'Imana. Akira ibyiza bishyashya byinshi, ibagirwe ibyatambutse, ibagirwe ibyakera, ibagirwe kwa kundi wafashwe nabi kera, ibagirwe babandi bakugiriye nabi, ibagirwe ibyakera byararangiye. Ibyo ni ibyakera, wisubiza amaso inyuma, ahubwo singira amasezerano mashya, niko Imana itubwiye. Bya bindi ubona ntugereranye ibyatambutse n'ibije bishya. Ibije bishya ni byiza cyane. Uyu mwaka twatangiranye n'umugisha. Haleluya. Uyu mwaka twatangiranye n'abantu beza. Uyu mwaka Imana yazanye abantu beza imbere yacu, yazanye ibyiza imbere yacu, yazanye ijambo ryiza rizima ryo kudusubizamo imbaraga. Niyo mpamvu ijambo nk'iri utagomba kurisubiza inyuma, ahubwo ryita uvuga uti ni ijambo rivuye ku Uwiteka. Imana iguha umugisha, turi kumwe. Iri ni ijambo ryawe Imana yagira ngo iguhe, kandi umenye ko ibyakera byose byararangiye. Wisubiza amaso inyuma, ahubwo singira ibiri imbere. Ibiri imbere byiza biraje, hari byiza kandi ubyiyaturiraho birabukuri koko. Reka twakire ijambo ry'Imana umunsi wa none, twibagirwe ibyakera, twe kubyibuka, twe kubyitaho. Imana iravuga iti dore ngiye gukora ikintu gishya iwawe, ngiye gukora ikintu gishya mu buzima bwawe, ngiye gukora ibitangaza n'amabanga. Wenda bamwe murabizi, mwarabishukiwe, wenda bamwe muzi ayo masezerano, ariko hariho abatayazi. Cyo nkumenyesha nuko Imana ifite ibyiza, igiye gukora ikintu gishya kandi kigiye kuza. Uzagisobanukirwa. Imana ikugirire neza. Tuzakomeza ubutaha. Reka dusenge. Mana turagushimye kuri data mwiza uduha amasezerano kandi agasohora. Sabiye bene data bose aho bari, inshuti zanjye, inshuti zacu zikunda ijambo ry'umunsi, kugira ngo bibagirwe ibyakera, ahubwo basingire ibiri imbere. Ibi byiza ugiye gukora
turabyakiriye Mana byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Mwene data huri kwifurije weekend nziza, kwifurije umunsi mwiza, wowe tuza gusa hanga amaso ku Mana igufitiye presence nshya, igufitiye ibintu byiza bishya, igufitiye gift nshya, ifite presence nyinshi cyane nshyashya kuri wowe. Mana iguhe umugisha, tuzakomeza ubutaha waganiraga na Josee. Ndabakunda mwese, be blessed, bye bye. Ndahari Mana. Oh, you go, garatizwe mu izina rya Yesu. Yes. Ndi hano mwami wanjye. Hallelujah. Amen, amen, hallelujah. I receive it, I receive it. I receive a new thing in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for new presents for me. Thank you for new gifts for me. Thank you for surprise. Hallelujah. Thank you for new surprise, oh Lord. Hallelujah. Imisozi ivuyeho, ibikombe bivuyeho, ikidaturwa havuyeho. Hallelujah. Receive your blessing. Can you see it? I'm singing. Thank you, Lord. I receive it. I receive it. Thank you, Lord. Oh, la kira sasa kapa kuroki. Liko pasiti anda karabara kurokiara. Liki pisinga ala pakuroki. I receive it, Lord. I receive my healing. I receive my healing in many ways. Hallelujah. Ndagushima Mana. Ibyiza bishya muri uyu mwaka. Mwigisha muri uyu mwaka. Surprise muri uyu mwaka. Ubutsinzi muri uyu mwaka. Kunesha gushya. Byose ni bishya. Hallelujah. Urakira sasa kapa. Ndagushima Mana. Ndagushima Papa. Ndagushimira guhimbaza. Ndagushimira. Uri mwiza. Harimo kwizera. Ndabisingira mu kwizera. Ndafata amasezerano mashya mu kwizera. Ndafata ibyanjye mu kwizera. Ndafata ibyiza mu kwizera. Ndafata ndakiriye mu kwizera. Migisha yanjye mu kwizera ndayifashe. Hallelujah. Byakera byararangiye. Ibyiza biraje. Ibitangaza biraje ndabyakiriye. Hallelujah. Ndagushimye mwami, ndabinezerewe. Ndagushimye ko ufite ibyiza. Uravuga uti ntabwo nzabaha inzoka, ahubwo nzabaha amafi. Nzabaha ibuye, nzabaha imigati iryoshye. Hallelujah. I receive that is mine. Hallelujah. Thank you, Lord, for who you are.